Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 13. Ibyo kugandukira abategeka. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware si abo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware? Kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Nicyo gituma ukwiriye kuganduka, utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhana. Nicyo gituma musora, kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo. Mwishyure bose ibibakwiriye, abasoresha mu basorere, abahinisha mu bahinire, abo gutinywa mu batinye, n'abo kubahwa mu bubahe. Ibyo gukundana. Ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba ashohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Kuba maso. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambara Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 14. Kudacirirana imanza. Udakomeye mu byo yizera mu mwakire, mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza, kuko Imana yamwemeye. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akaba ariho agwa. Ariko azahagarara kuko Imana ariyo ibasha kumuhagarika. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kuwurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Urobanura umunsi awurobanura kubw'Umwami wacu, urya arya kubw'Umwami wacu kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'Umwami nawe agashima Imana. Nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho, turiho kubw'Umwami, kandi niba dupfa, dupfa kubw'Umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa, turi ab'Umwami, kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe Umwami w'abapfuye n'abazima. Ariko niki gituma ucira mwene so urubanza, kandi nawe niki gituma uhinyura mwene so? Twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati, ndirahiye amavi yose azamfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirira iki? Ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Ndabizi kandi nemejwe rwose n'Umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanya. Niba mwene so aterwa agahinda n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiriye ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Icyiza cyawe cye gusebywa, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera. Ukorera Kristo atyo aba anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ntimugasenye umurimo w'Imana kubw'ibyo kurya. Byose ntibihumanya, ariko urya ibisitaza abandi azabona ishyano. Ibyiza ni ukutarya inyama cyangwa kutanywa vino cyangwa kudakora ikindi cyose cyasitaza mwene so, kikamugusha cyangwa kikamuca intege. Mbese ufite kwizera? Niba ugufite, ukwigumanire mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahirwa uticiraho iteka ku byo yemeye. Ariko urya ashidikanya wese aba aciriweho iteka, kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 15. Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze, kuko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho.
Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Nuko rero Imana nyir'ukwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka, kugira ngo muhimbaze Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari yo na Se, n'umutima umwe n'akanwa kamwe. Nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye, kugira ngo Imana ihimbazwe. Ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basogokuruza basezeranijwe, kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo, nk'uko byanditswe ngo, nzavuga ishimwe ryawe mu mahanga, kandi nzaririmbira izina ryawe. Kandi ngo, banyamahanga mwese mwe, mwishimane n'ubwoko bwayo. Kandi ngo, banyamahanga mwese mwe, mushime Uwiteka, kandi amoko yose amuhimbaze. Yesaya nawe yarabisongeye ati, hazabaho igitsina cya Yesayi, niwe uzahaguruka gutwara abanyamahanga, ni nawe abanyamahanga baziringira. Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Umurimo wa Pawulo n'inama ze. Bene data, nanjye nzi neza ibyanyu yuko mwuzuye ingeso nziza, mwuzuye n'ubwenge bwose, mukaba mwashobora no guhugurana. Nyamara muri uru rwandiko hamwe namwe nabandikiye ntabobera, nsa n'ubibutsa kubw'ubuntu nahawe n'Imana yuko nkwiriye kuba umukozi wa Yesu Kristo mu banyamahanga, wo kubagaburira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umutambyi, kugira ngo abanyamahanga babone uko baba igitambo gishimwa cyejejwe n'Umwuka Wera. Nicyo gituma niyogeza mu murimo nkorera Imana muri Yesu Kristo. Sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo, abatabwiwe ibye bazabibona, kandi abatabyumvise bazabimenya. Nicyo cyatumye ngira igisibya kenshi kimbuza kuza iwanyu, ariko none ubwo ntagifite aho nshigaje muri ibi bihugu, nkaba narahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu, ubwo nzajya i Sipaniya niringira kuzabasura nimpanyura, kugira ngo namwe mubone uko mumperekeza, njyeyo maze kubashira urukumbuziho hato. Ariko none ndagiye Yerusalemu kugaburira abera, kuko ab'i Makedoniya na Akaya bashimye gusonzoraniriza impiya abakene bo mu bera b'i Yerusalemu. Bashimye kuzibaha kandi babafitiye umwenda, kuko ubw'abanyamahanga basangiye iby'umwuka byabo bafite umwenda wo kubafasha ku by'umubiri. Nindangiza ibyo maze kubashyikiriza neza izo mbuto z'ubuntu, nzavayo nyura iwanyu njye i Sipaniya, kandi nzi yuko ubwo nzazaho muri, nzazana umugisha wa Kristo ugwiriye. Nuko ndabinginga bene data kubw'Umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku Mwuka, ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana, nkire ab'i Yudaya batanyumvira, kandi kugira ngo imfashanyo njyana i Yerusalemu zishimwe n'abera, mbone uko nzaho muri nishimye. Imana nibikunda nduhukane namwe. Imana nyiramahoro ibane namwe mwese. Amen.